bamenyeshe ko urukiko rwisumbuye rwa Ngoma rwaje kuburanishiriza hano mu muri We lift our voices high, praising God on high. Kora subscribe, like, share na comment kuri channel yacu. Wagira ngo bamenyeshe ko urukiko rwisumbuye rwa Ngoma rwaje kuburanishiriza hano mu murenge wa Mutenderi mu rubanza RP 794 akarongo 2026 teje y'Ingoma ruregwamo ababuranyi bakurikira. Hari uwitwa Jarike Hakizimana Sheikh arahari, ukabubarizwa mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Ngoma, umurenge wa Mutenderi, akagari ka Mutenderi, umudugudu wa Gatondo. Arakurikiraho undi wa kabiri uregwa muri uru rubanza witwa Nzabonimana Thierry. Hari uwitwa Korodina Musengimana bashakanye na Hakizimana Jari. Isumba byose Jacques alias Sudi wavukiye intara y'Iburasirazuba, akarere ka Ngoma, umurenge wa Mutenderi, akagari ka Mutenderi, umudugudu wa Gatondo. Ni naho barizwa. Ngo rero murigira imbere kugira ngo hafi aho ngaho aho murahagaruka ruko kurangiza iburanisha. Wagira ngo dusabe ubushinjacyaha kugira ngo busobanure ikirego cyabwo burega abo bantu ko ari bane, butange n'ibimenyetso bushingiraho bukibarega. Ubushinjacyaha bwisumbuye rwa Ngoma burega Hakizimana Jacques Musengimana Musengimana Claudie, umugore we, na Nzabonimana alias Thierry, ndetse na Isumba-bose Jacques. Icyaha cy'ubufatanyacyaha nk'uko giteganywa kandi kiganishwa ingingo y'107 itegeko riteganya ibyaha, itegeko riteganya ibyaha n'ibihano. Rero Madame Perezida, ukaba waragikoze iya mbere Gicurasi kwezi uyu mwaka turimo, yagikoze ku ya mbere Gicurasi uyu mwaka turimo, ariko akaba bamwe muri bo bari bamaze igihe kirekire bacuze umugambi wo kugikora, aho Hakizimana Jean-Luc Ahimba Shehe n'umugore we Musengimana Claudie hari hashize igihe baribye nyakwigendera Mukaremezo Saverina ariwe bishe, baribye amafaranga
yari afite mu nzu ye. Bakwibutsa ko uyu mukaremezo Fabrina yari nyina wa Hakizimana Jean-Luc alias Chef, akaba n'abakwe Usengimana Claudine. Bombi rero bari baramwinjira amafaranga agera na miliyoni hejuru ya 500. Aza kubikurikiranwaho noneho kugeza igihe dosiye yagashyikirijwe urukiko kuko ubugenzacyaha bwari bwayikoze bushyikiriza ubugenzacyaha. Kubera imbabazi zaciwe rero nyakwigendera Mukaremezo Sabrina yaje guha imbabazi umuhungu we Hakizimana Jean-Luc alias Chef na n'umukozi we Usengimana Claudine. Bakora inyandiko y'imbabazi, yemera kubaha imbabazi kugira ngo gukurikiranwa, ariko bazamwishyura amafaranga bari barumbi. Ahise rero barishyura 500,000 abaha imbabazi rwose. Ubu hari hafunzwe Hakizimana Jean-Luc, Usengimana Claudine akurikiranywe ari hanze, bituma ubushinjacyaha busaba gufata icyemezo cyo gushyingura dosiye y'agateganyo kubera ko umubyeyi yari yahaye abana be imbabazi. Ntacyo rero izo mbabazi zabamariye kuko bamaze kwishyura 500,000, hasigaye andi miliyoni 2 nabo batifuje kumwishyura mu gihe cya vuba. Yarabishyuzaga bakamubwira ko bazayamuha, hanyuma rero igihe kigeze atura umugambi wo kuzamwica. ubwo bamuhamagaraga aho atuye hariya mu murenge wa Sake hano imbibi y'Inyamutenderi, bakamuha ingozi iwabo hano mu kagari ka Mutenderi umudugudu wa Gatonde aho atuye, maze bamwishyuriye amafaranga yari asigaye ko bayabonye. Umubyeyi akimara kwinjira mu nzu basanze umuhungu we Hakizimana Jean-Luc n'umukazana we Usengimana Claudine. Hanyuma arabasohoza, umubyeyi yicara mu nzu nk'uko bisanzwe. Ubwo Hakizimana agiye gukora ku witwa Nzabonimana Gahimba Nzaro Thierry Etienne, maze kumufashe kubica kuko yari yamuhaye igihembo cy'amafaranga 50,000 kugira ngo azamufashe kwica nyina. Noneho umukazana asigarana nyirabukwe amuganiriza, ari nako afashe urupapuro yandika amasezerano y'ubwishyu bw'isi barenga. Noneho Nzaba akimara kuhagera na Hakizimana, yari Usengimana Claudine yakinze urugi rw'icyo rw'inzu, akinga ndetse n'urugi rw'irembo kugira ngo hatagira uza kureba ibiribwa. Hanyuma ajya aho asanzwe akorera muri alimentation ye,
ariko ajijisha areba ko hari uwamenya amakuru akaza kureba ibibaye. ubwo rero Hakizimana amaze kubona urugi rukize ariko yari afite imfunguzo, Lazaro Uwizeyimana yiteguye, ubwo Hakizimana yahise yihana mu cyumba azana umwenda bita umutandiro, ahita arigisha umukecuru afatanije na Zaro, aramuniga. Bamaze kumuniga bagira ngo yashizemo umwuka, ubwo Hakizimana Sheikh na Nzabonimana bahimba Zaro bahise batera umubiri wa nyakwigendera, baza kumuta mu cyobo Hakizimana yari yaracukuye mu gikari, ahita bashyiraho igiti n'ishitingi aratwikira. ubwo nibwo yahise aha amafaranga 50,000 Zaro ariwe Nzabonimana, aza kuri aranga urira ataha. Bukeye mu gitondo muri iryo joro Hakizimana yahise ajya ahantu bita Ijarama mu murenge wa none duhari n'uyu, afata telefone yihamagarisha umugore mbese n'umukecuru yageze aho barataha, ariko agira ngo ajijishe. nuko araza araryama mu ijoro. Bukeye mu gitondo ku wa kabiri nibwo yajyaga kubwira Isumba Byose Jacques Bahimba Sud usanzwe akora imirimo yo kubaka ubufundi, araza aramubwira ngo azamufashe